arasenga avuga amagambo amwe n'ayandi, yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo yararemeje, ntibamenye icyo bamusubiza. Agaruka ubwa gatatu arababwira ati noneho nimusinzire uruhuke, birarangiye, igihe kirasohoye, dore umwana w'umuntu agambaniwe mu maboko y'abanyabyaha. Mubyuke tugende, dore ugenzi ari hafi. Imana ishimwe cyane. Twashoje gusoma amagambo menshi. Itorero ryacu rya ADPR tumaze iminsi 70, turacyarimo n'ubu kugira ngo wa 29 dutangiye ayo masengesho, kandi muri iyo minsi 70 ndatekereza ko hari Imana izakora kandi cyane. Hanyuma ijambo numva Imana yampaye ni uguhagurukana ibikubabaje, bikuzegereje, biguterwa guhagarika umutima wawe ukabishyira Imana, ukitandukanya n'abantu, ukagera aho utera intambwe ugasenga ari wowe kominikasiyo yawe n'Imana. Haleluya. Uhagurukana ibyawe, agahinda kawe, ibibazo byawe, biravuga ngo ubabaye wese nasenge, uwishimye naririmbira Imana. Hari igihe abantu rero bajya babinyuranya, burya hari igihe cyo gusenga hakaba n'igihe cyo kuririmba. Rero mu gihe cyo kuririmba ntabwo wasenga ibyahura, ariko mu gihe cyo gusenga none ntiwaririmba. Unaririmbye waririmbiza amaganya, waririmba uniha mu mutima wawe, ariko ndashaka ko tureba ku cyitegererezo cy'Umwami wacu Yesu Kristo. Aha ngaha ni ku musozi Getsemani, Yesu umuntu umaze 12 zabanaga nawe, zagendanaga nawe, yari afite abigishwa benshi. Bibiliya ivuga 70 bangahe, abandi byingahe, abandi magana n'abuze Umwuka Wera, ariko muri benshi mu bigishwa benshi, kuko hari abagaragaraga, hari nabo babwihishwa, hari abigishwa ba Yesu bo mu ibanga, harimo babigisha amategeko, bamwe bajyaga birengagiza bagasanga Yesu ugorobye. Yesu afite abigishwa benshi, hari abari bazi, hari n'abatazi. Mu bitangaza byabaye, uyu ni umunsi wenda tunanyuzamo tukibuka kuko turi kwibuka imibabaro ye. Mu bitangaza bikomeye, Yesu mu minsi nk'ibiri ya nyuma mu rugendo rwe rwo kuducungura yateranije abigishwa be, arabwira ati Satani yabasabye ngo bagosore kandi umwongeranye gukubitwa intama zose zitatana. Arabwira ati nabonye mwumvaho, nabonye mugenda, nabonye mukwira imishwaro. Petero aramubwira ngo databuja, Rabi, mwigisha, naho aba bose bakuvaho, yewe no mu rupfu ndi kumwe nawe. Yesu aramubwira ngo wowe nk'uko itari yabika rimwe uramunyategereza. Hanyuma icyo nari mvuze mu gitangaza cyabaye ni uko mu rupfu rw'Umwami Yesu amaze kuvuga ya magambo arindwi, amaze gukubitwa icumu mu rubavu, umusirikare yamuteye icumu mu rubavu kuko hari abari bashinzwe kuvunagura amagufwa y'abantu babaga ku misaraba. Wari ko bageze ku Mwami Yesu babanje kuko yabambwe hagati y'ibisambo bibiri, bajya ku cy'iburyo ngo bakivunagura amaguru, noneho bataruka Yesu bajya ku cy'ibumoso baravunagura, ariko birabago bageze ku Mwami Yesu ngo basanga yaciye umutima. Kandi basanze yaciye umutima, ni rya jambo ryari risohoye ngo nta gufwa rye rizavunwa, nta gufwa rye azavuna. Umusirikare we yarababaye, simbyumva neza nubwo yaciye umutima, afata icumu aricumita Umwami Yesu mu rubavu, birabago havamo amazi n'amaraso. Mu basirikare bari aho hari umusirikare ufite ubumuga bw'ijisho ritabona, kandi nta niwuba nyine batekuye Yesu icumu. Yari afite ijisho rimwe, aravuga ati kumva afite rimwe, yari ashinzwe gushinyagurira abantu. Hanyuma ngo biravuga ngo igitonyanga cy'amaraso kivanze n'amazi kigwa mu jisho rye, arahumuka. Nicyo gitangaza cya nyuma Yesu yakoze ari ku musaraba no mu rupfu rwe. Ibitangaza Yesu ashimwe. Hanyuma ngo haserutse uwitwaga
Yosefu wo mwari Mataya biravuga ngo nawe yari umwigishwa we wihishwe, ariko araseruka ajya kubwira Pilato umi n'umwe y'umwami Yesu, niyiboneye ahantu nabonye imva. Haserutse n'undi mwigisha nawe wa Yesu wihishwe, ba Petero bagiye, ba Yohana bagiye, bose bagiye, ba Filipo bagiye. Yesu abo mu rwihishwa abigishwa be baraseruka bati ni umurambo w'umwami Yesu mushaka, bati Pasika turabizi igiye gutangira, umuduhereze. Aramubaha bajya kumushyingura, batwara n'ibintu bihumura neza n'amaparufe byose, kuko Yosefu yari umukire. Hanyuma nshatse kuvuga ngo waba umwe mu bigishwa ba Yesu ariko afite abandi quelque part, Yesu afite abandi. Imana ishimwe. Mu rugendo rw'umwami, aya ni amasengesho ya nyuma yasenze, ajya ku musozi mu ntumwa za 12 afitemo batatu, groupe de prière, harimo Petero, harimo na Yohana, harimo na Yakobo. Kwa kundi nawe uva muri groupe y'amasengesho, mukamajya ku musozi Kanyarira, mukamajya Kinyamakara, mukamajya kuri Burya, ngo Yesu abakora. Arabwira ati muze tujye gusenga. Bajya Getsemani, bageze Getsemani abahungu barasinzira. Birababa Yesu ngo ajya hirya yabo ntateguye ngo arasenga. Bivuze ngo nujyana n'abantu gusenga, hajyana kuri gusenga, uzagira umwanya ubayitaza, uzagira umwanya wegera hafi, uzagira umwanya ugira ubwiherero. Umugore akwiye kugesenga amasengesho, umugabo atamwumva, abana batakumva. Umugabo akwiye gusenga akagera ku ntambwe, usenga amasengesho umugore atumva, abana batumva, ukabwira Imana ibyawe. Muri ibyo 60 gushimisha yararengera bakubwira Yesu byose ni inshuti yawe, ngo umubwire ibikubabaza n'ibiguteye. Arakunda agafasha abashakuye bose. Haleluya. Amen. Tuzagusengera mu kajagari, tuzagukunda kuba mu kavuyo. Ibyo mu kajagari usengana nabo bakanavuga ibyawe. Hari igihe abantu bajya banasenga nabi, bagasenga bameze nka wa mwana wa Herodiya wagiye igihe yabyinaga. Herode yakoze ibirori yizihije amavuko yiwe, umwana ngo yaraje arabyina, Yohana umubatiza ngo yarafungiwe aho ngaho, ngo arangije ngo umwami aranezerwa n'ibikomangoma, baravuga ngo uyu mwana agiye neza, nasa n'icyo ashaka cyose, nashaka abe igisate cy'igihugu na kimwe. Umwana ajya kubaza nyina Herodiya, aravuga ngo data arambwiye gusa icyo ushaka, none mama asa n'iki? Umugore aravuga, Bibiliya iravuga ngo noneho uburyo buraboneka. Ariko naratanga, noneho uburyo buraboneka, ngomba kugira ngo Yohana icyo ni igihano, kandi yari yaratumye kuri Yesu, aramubwira ngo umwigisha Yesu ni wowe ukwiriye kuza, ni wowe ukwiriye kuza, cyangwa utegereze uti. Biravuga ngo tumuha abigishwa be. Byari byagenze bite? Yari yafashwe, yashyizwe mu nzu y'imbohe. Amaze kugera mu nzu y'imbohe quelque part, kumenyana na Yesu bivuze kutazababazwa. Kubana na Yesu no kumusenga ntibivuze kuri kurembe abantu n'agahinda, ahubwo wajya mu masengesho hamagara ibigeragezo, ariko bituma ugira umwifato, ukanabica mukijijwe, ukazanabitabarirwamo, cyangwa ikagutabarira bigutabaye. Rega rero Imana ikuruhuye ikagutabara igutabaye. Mujyabanya ngo yewe ko basiganwaga n'abanyamaguru bakaba baragusize, ngo none ngo bagendera ku mafarashi ko baje uzamera ute? Hari Imana igiriye umunyantege yaramwandikiye ubugingo, ikamureba ikavuga ngo shimiye ku gihe biri imbere, iki gihe sinjya nubwo kukibaho, ikabigurira igare nk'irya Eliya ikabira kwishyura. Hanyuma abigishwa baragiye bagera kuri Yesu, bajyana ubutumwa bwa Yohana, ngo baramubaza ngo arakudutumye. Usubuzi Yohana ni Yohana wa wundi wakubatije, ni Yohana wa wundi Mariya yagiye gusura nyina Elizabeti, ngo uri mu nda niwe Yohana, akamenya ko ari indamutso ngo yuwahiriwe. Hanyuma ngo Elizabeti aravuga ngo bigenza niko nyina w'umwami wanjye agendeye, ngo n'umwana wasimbuye muri Yohana
waje gutegurira umwami Yesu. Hanyuma Yesu babwira intumwa ziravuga ngo nimugende, ngo uwo mwanya kandi baje ngo Yesu ibitangaza biri gukoreka, impumyi ziri guhumurwa, ibipfa amatwi biri kumva, ngo abakene ngo babaye abakire, abakene bari kubwira ubutumwa bwiza, imitima yabo ikeye, nta maganya yahunze. Ngo arangije ngo aravuga ngo mugende mumubwire ibyo mubonye, mumubwire ngo impumyi zirahumurwa, ibirema biragenda, ariko mumubwire ubutumwa, mumubwire ngo hahirwa ibyanjye bitazagusha. Muri iki gihe abantu bagushijwe n'amasezerano, bagushijwe n'ibyo Imana yababwiye, hari n'indi itanazi niba ari Imana yabivuze, kubera ko harimo abantu bavuga bakanarengera, ariko ndababwira ngo nushaka muzavuge, Imana izabacira iminwa, izahotsa iminwa, abantu bayibeshyira iravuze itavuze, ariko Imana hari igihe umuntu asenga avuga ngo Mana ushingiye ko nubwo bakubeshyira gusa warakora, ntawamenya. Ariko ngo Yohana ngo bamuzanira ubutumwa, ariko ntibyamufungura. Bibiliya iravuga ngo byarangiye nyine, birangiye tugiye kubabwira ngo noneho uburyo buraboneka, ngo uwo munsi wo kwibuka amavuko ya Herode, umwana ajya gusaba nyina, hanyuma ngo Herode yaraciye mukase kandi amategeko y'Abayuda atabyemera, hanyuma ngo Yohana arabicyaha cyane nk'umushumba. Hanyuma rero birangira ngo Herode yavuze ngo ni wowe nanjye, usi n'umwe wakumana ukwiye kumanaho. Ngo Herode yatuma umwana we ngo genda umubwire ngo naguhereze igihanga cya Yohana ku mbehe. Aragenda ubutumwa bushyira Herode, aramubwira ngo data ndashaka kumpa igihanga cya Yohana ku mbehe. Mu by'ukuri Herode byaramutunguye, no mu mugambi we ntiyari afite uwo mugambi, ariko kuko yabivugiye imbere y'imbaga y'umusirikare amuca igihanga akizanira umwana igishyira. Birava abantu yabasaba nabi ntibahawe. Ubwo buryo rero bwaboneka ko gutabarwa n'Imana, wenda ubwo buryo bwabonetse kuri Herodiya, ariko nawe hari uburyo Imana yamuhereza ukaboneka gutabara. Hari amasengesho asubizwa, hari n'amasengesho Imana igukuzaho ugasenga Imana ikazunguza umutwe. Mwari mubizi? Wari ryo umuntu azi ko amasengesho yose Imana irayumva irasubiza, Umwuka Wera arayungurura akareba ibyo usenga, akabireba akayayungurura, kandi ashinga ko Umwuka Wera agusabira. Haleluya! Kubera ko Umwuka Wera atagusabiye ngo nayungurura amasengesho usenga. Abantu benshi basenga yo kwica abantu, kamera nka yandi yo kwa Herodiya, bati Imana ntakwiye kubaho. Benshi bajya ku misozi hari ugenda ugasanga hari ibintu by'ibicaca bateze, ukuntu umwana uzavuga ngo ushaka uyu muntu ngo ni umutego bamuteze n'uyu, ugasanga n'abantu bari gusenga akaba yavuga akatura n'izina akavuga ngo ndahiritse unguyeho ngo niyukanye, ugasanga abantu barahirika abandi, ugasanga abantu bazengerera abandi, ukumva umugongo urakurya uterwa na bene so yebawe, ukavuga ngo ni abarozi ni bene so batogereye bagatogera. Ujye gusenga neza, kuko usabye neza ahabwa neza, ariko usabye nabi ahabwa nabi. Abantu basengana ubugome bwo mu minsi y'imperuka, ukazamuka wikoreye umuntu ahubwo uraremerewe. Ubundi ntuzavuge ngo warandemereze, ngo uyu yarandemereye, perezida wa korali arandemereye, ahubwo uraremerewe niwo mwikoreye. Muture tura ukuremereye. Imana ishaka ko umuntu yiyoroshya imbere yayo, ukajya kuyisenga woroshye. Rero waremererwa n'ubukene, ukaremererwa n'ubushomeri, ukaremererwa wenda n'ibibazo by'umuryango, ukavuga ngo Mana nifuza ko ubikemura, ariko nuvuga ngo Mana wimukuyeho, Mana wimukuye muri uyu mwanya, ukagenda wirukana ukuraho. Mu by'ukuri ayo masengesho nuko Umwuka Wera afite ukuntu yayarobanura, ariko hari amasengesho yakurangiza neza neza cyangwa akica mwene so. Imana idushoboza Umwuka Wera tumurikire twe dusenga neza. Amen. Yesu ngo abo bajyanye barasinzira, aza bwa mbere asanga barasinziriye, kandi Yesu ngo noneho arabaturira neza neza, arababwira ubundi umugisha wa mbere ukomeye ni ukugira mwene so, ubabara akababara, wishima akishima. Impamvu Yesu yari afite iri tsinda, Bibiliya bita ngo n'abana b'inkuba wanereke, yabiyumvagamo muri 12, nawe ufitemo abo wiyumvamo. Ahageze ngo yajyanye n'abagabo nababwiye batatu, Bibiliya bavuga atangira kumirwa. Uza wumirwa
uburana n'abantu ukabaho waraburanye n'Imana, Imana arakuzi ukajya ubisikana nayo. Nugira agahinda kenshi, nugira umubabaro mwinshi, nuhagarika umutima cyane, uzagende hari ahantu Imana yigeze kubwira Mose ngo hari ahantu ngo bugufi bwanjye uzagende wahagarara. Haleluya. Hari ahantu bugufi bw'Imana. Imana iragushaka, ishaka ko wihererana nayo ukaba mu mwiherero wenyine. Harimo abantu batajya basenga amasengesho ya bonyine. Burya amasengesho ya wenyine araryoha. Uri wenyine watera Imana amasari, wakwigira ibyo ushaka imbere yayo, wagira ati rata Mana ni jyewe. Kamera nka Hana waje imbere y'akababo, ni jye wa mugore ugarutse imbere yawe. Burya haraje kwiherera gusaba umwana. Penina yaranzengereje n'abana be baranzengereje. Rimwe ngo yarasenze baza gusenga avuga nk'uko turi kuvuga. Uracyasenga uvuga wenda usengera abantu nabi, ntabwo urageraho noneho unasenga gusiba ikanyeganyega. Ntabwo urageraho unasengesha umutima gusa. Warumiwe, warabuze uburyo n'ijwi ridasohoka. Hana yageze ubwo yari yarazengerejwe. Cyokora ashimira Imana burya agisigira kandi no kumuhumuriza. Imana yaramusigiye Elukana, aramubwira ati iyo murebye mubona udutira abahungu barimo kuko yaragiye hano ntukababara. Ashimira Imana mu kigeragezo. Imana yaranje igashakisha uburyo gushyigikira kuko ibiguhanya byakurangiza. Naratangaye usomye Itangira ibice 37 aho Yakobo yatumye Yozefu kureba bene se bagiye gukuragira i Dotani. Yozefu arafite amasezerano yaravuganye n'Imana, akajya ababwira ibyo Imana yamubwiye ngo bene se ngo bamwitegera kiri kure. Baravuga bati dore muri akagosaraje. Baravuga bati ureke tumwice tuzamenya inzozi ze. Uzi ko abantu bajya bakwitegera bakareba ngo reka tumurebe, ngo Imana imwaye akazi ngo reka tumurebe, ngo bakakwitegera ukavuga ngo azamera ati. Bakakurebera mu gihagararo cyawe, mu mibereho yawe, mu mashuri yawe wize, bakavuga ngo ubundi se azamera ati. Waturuka abantu dore muri yaraje. Ariko ndashimira Imana, yaraje banoza inama. Ariko ngo muri bo Robeni mukuru wabo arababwira ati mukuru, nubwo tugiye inama, uyu ni amaraso yacu, reka twe kumuhwanya tumujugunye mu rwobo, twe kumuhwanya Imana icyubahiro. Naho bahura n'ibibazo bitandukanye bakakwitegera, ariko Imana izakuramo Robeni ababwire ngo nukuri ngo twe kumuhwanya. Imana iramurokora kandi amurokora mu bitangaza. Aragurishwa inshuro ya mbere yagurishwa gatatu, ariko biza kurangira igihe kigeze Imana isoza ibyamubwiye nyuma y'isha wita. Hanyuma Yesu yigira imbere ho hato, hanyuma yubama hasi arasenga. Niba Yesu yarasenze kandi yasenze akomerewe, nawe ntubuze ibyagusengesha kandi ukwiye gusenga ugifite uburyo. Imana yacu irashaka ukabona. Tumaze iminsi turi mu ntego yo kuyishakana n'umutima wawe wose. Shyiraho imbaraga, ni Imana ibona. Uyigire, uyiterete, uyereke ukuri. Undi Imana nimba ari ibintu biryoha no gusenga, nimba ari n'ibintu bivuna no gusenga, ariko niba ari ibintu bizana gusenga wivugira gusa bavuga ngo Mana inzu azegerewe n'ubukunde, Mana ibyo bigambo bikazareka n'iki bigambo bikazamuka uvuga ngo Mana inzu, Mana umukwe, Mana akazi, Mana ibiryo, Mana. Noneho amasengesho akazamuka uko wavugaga bwacyo ukabona inzu, ukabona uyirimo, ukabona ubukura bukoze, ukabona akazi urakabonye. Imana ikamanura materiyeri. Imana ishimwe. Gusenga birakora. Hanyuma yaje ubwa gatatu, ugasanga barasinziriye, abaha itangazo. Arababwira ngo noneho nimusinzire muruhuke. Ubu maze iminsi ufite ibibazo n'umuruho n'umunaniro wenda mu buryo butandukanye, ariko Yesu arabwiye ngo noneho bwari ubwa gatatu. Yarayabwiye ngo ntimubashije kubana nanjye n'isaha. Aragaruka noneho bwa gatatu arabwira ngo noneho nimuruhuke. Burya iyo finali yageze, iyo kugira ngo umugambi w'Imana usohore,
ukwiye kwishyira mu mwanya ukavuga ngo nta muribwa arembera avuga ngo naho ndiho naho napfa zigomba n'umwami Yesu akagira byose. Arangije arabwira ngo igihe kirasohoye, igihe cy'Imana ugisore ku buzima bwawe. Haleluya. Iby'Imana yakubwiye bisohoze. Amagambo y'abantu bavuze yatesha agaciro, ariko ijambo Imana yakuvuze ngo rishyigikire kandi bisohoze. Hanyuma ababwira ijambo rikomeye, arabago ni mu byuki tugende dore ugenza ari hafi. Kandi koko Yesu yamanutse umusozi ahita ahura n'abamugenzaga, hanyuma ahita bamufata. Mu kumufata rero Bibiliya avuga ngo Yuda wari wamugambaniye na Petero wari wavuze ngo naha bose bakuvaho ngenzanapfana nawe no mu rupfu, yahise akura inkota. Harimo abantu baje muri umuhamagaro ariko bafite n'inkota, harimo abaje muri umuhamagaro bafite n'urushundura, hari abaje muri umuhamagaro ntibimariramo. Petero ndamukunda n'umuhanga, cya mbere ni intyoza ntarya gusa, yageze areba Yesu mu ikanzu ahora yambara aramureba aramubwira natwe aratubaza aravuga ariko rabe mwigisha ko twasize ibyacu, twasize ingo, twasize akazi tukamukurikira, uzatugororera iki? Uzaduha iki? Burya Petero yari yabipimye asanga Yesu nta cumbi, asanga Yesu inkweto n'imwe, sandali naho asanga Yesu ikanzu ntayihindura, ariko ndamushimira yari yuzuye imbaraga, yari yuzuye gukiza, yari yuzuye ibitangaza, yari Imana ibana nawe. Uko bajyaga bamubona kumvirwa na yewe harumiwe ba Petero. Hari aho usomye Mariko 4:35 ngo bahuye n'umuraba mwinshi w'umuyaga wari mu nyanja, barangije ngo Yesu ngo yari yisinziriye, waryamye mu bwato, yewe yiseguye ajya asinzira, karwana n'ikibazo Yesu asinziriye kandi muri kumwe mu bwato, yewe uretse no gusinzira akisegura agasinzira neza. Biravuga ngo barirwanirira n'abahanga mu mazi biranga, ariko ngo Petero niwe wamugeze aravuga ariko Yesu we Kristo Mesiya uraho urasinziriye, turapfuye ntabwo ubyitayeho. Ikakubwiza ukuri, ugira n'umwanya wo usengane, mbese usengane n'uburakari bwinshi, ntabwo reba upfuye, ntabwo reba abanduka, ntabwo reba abanyaga, uzaba usenze neza ushaka ko Imana ibagukiza. Ariko Yesu ntubireba, nureba agasuzuguro kabo. Na Hezekiya umwami yajyanye urwandiko rw'umwami Senakeribu wari wamuhagurukiye, wari wamubwiye, wari watutse aramutuka, umwami atuka Abayisiraheli n'Abayuda, atuka n'Imana yabo. Aravuga ariko Mana wowe ibi ubireba, reba agasuzuguro ka Senakeribu, urebe nuko yagututse byonyine, urebe nuko yagutukiye Imana. Mu rwandiko rurambura imbere y'Imana, noneho Imana iravuga ngo wasabye mu burenge ndabikwemerera itanga. Ngo bahura n'ibirago gusa, ngo muri iryo joro Imana yohereje marayika araza, ngira ngo yari afite imbunda z'ibisirasiye gusa, araniga ingabo zose za Senakeribu, ibihumbi by'ingabo zose ngo bibe imirambo. Imana yohereza marayika, ibibazo byakuzengereje ijoro rimwe gusa buke uhure n'imirambo, y'ibyakuzengereje uhure nayo, umurambo w'inzara uhure nawo, umurambo w'ubukene uhure nawo, uw'amaga uhure nawo, uw'abakugambana uhure nawo. Imana muri iryo joro irahanyura, Imana iri iwawe, Imana iri mu byawe. Haleluya. Imana ihanyure ijoro rimwe buke, Imana yakurengeye, yagushingiye idarapo ry'ubutsinzi, bose babimenye. Yewe Imana yari yerekanye muri icyo gihe, urumva kuko n'uwo mwami warokotse yagiye guhungira ngira ngo ni iwe mu nzu mu ngoro yiwe, yicirwa n'abana be umutera inkota baramusogota. Imana igirangiza ubugabo, Imana igirangiza ubugabo. Tugiye gusenga Imana ni iseruki, hari igihe ijya yemera bikaba. Naratangaye usomye irabitanga ibice 22 wasanga inkuru ya Aburahamu zo kuza kwizera. Imana igambirira kukugerageza, uzi ko Imana igambirira kukugerageza, ikurebe kwikunda, ikurebe
yarakuye amaso. Imana iza kumuha umwana Isaka w'isezerano, ngo ariko ngo ashike imyaka umwana aryoshye ameze neza, ari umusore w'ingimbi. Imana Aburahamu nshuti yacu, genda fata inkwi, fata icyuma, fata umwana wawe ukunda Isaka, umujyane ku musozi ujye kumuntambira ahinduka igitambo cyoswa. Aburahamu kuko yumvira Imana, yizeye Imana, Aburahamu arabitegura, asezera kuri Sara umugore we, ntiyamubwira abati tugiye gusenga. Akiri imbere y'Isaka n'abagaragu be barajyana, bakora urugendo rw'iminsi 3. Imana yakujyana kure ajya tubwira mu Kinyarwanda ngo umuntu ngo yakujyana aho umwana arengera ntiyumve, niho bajyanye Isaka. Ngo bageze ahantu rero ku musozi Moriya, hafi yaho ahagarika abagaragara ngo nimusigare hano, ushake ubwiherero wawe n'Imana. Abana musigare n'indogobe, njyewe n'umwana wanjye tugiye kuyihamagara, tugiye kuyitambira. Barazamuka bageze ku musozi, umwana Isaka abaza se ikibazo gikomeye, abaga data, ndi kubona inkwi, ndi kubona umushyo, ndabona nyine ko tugiye gutanga, ariko none igitambo kiri hehe? Si ikibazo cyiza gikomeye. Aburahamu asubiza umwana ngo mwana wanjye, Imana iri yone igitambo. Ngo ageze ku musozi ategura igicaniro, amaze kugitegura neza abwira umwana we ati Imana iri yone igitambo, ariko gihe kitaraboneka ni wowe. Aramufata, aramujisha, aramuboha, amurambika hejuru y'inkwi kandi yacanye, ngo azamura umushyo agiye kugira ngo yice Isaka. Imana kohereza marayika wayo, afata ukuboko amufatira mu kirere, aramubwira ati Aburahamu, nakubonye, urankunda, nakubonye, inshuti yanjye nakubonye, ntukoze icyuma kuri uwo mwana, nakubonye, waranyizeye, nakubonye. Warayiraba ngo dore ngiriye intama mu gihuru, iyo ahita abona intama ifashwa amahembe mu gihuru. Hanyuma Isaka baramuhambura, ava aho ngaho, intama arayifata, arayararika, arayisogota, iba igitambo cy'Uwiteka. Hanyuma iyo ntama ishyire mu mwanya wa Isaka, iyo ntama iragereranywa Kristo. Urebe ukuntu yaserutse, umaze kugera ahantu ku gitambo, umushyo wazamuwe, nta magaruriro, upfuye birangiye, Yesu araseruka. Haleluya! Iyo ntama rero Uwiteka kizahorwa. Hari igihe ugera ahantu ukavuga noneho nta garuriro, noneho birarangiye, ariko Imana igikorana nyuma ya zero igakora, yongera iseruke ku buzima bwawe, yongera iseruke ku buzima bwawe, yiyerekane. Imana yongere yiyerekane, kandi ugira umwanya wo kwihata gushaka Imana. Nushaka Imana uzayibona. Kandi Dawidi yabwiye Salomo umuhungu we, aramubwira ngo ukuri ugira umwete wo gukorera Imana, nuyishaka uzayibona, ariko nuyita nayo izakureka. Mureke dushaka Imana, mwakire ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Ugiye gusenga Imana, ntabwo waba uri aha ngaha waratandukanye n'Imana, ntabwo waba uri aha ngaha umaze iminsi uvuza induru, ufite agahinda, uhagaritse umutima. Ntabwo waba uri aha ngaha wumva mu by'ukuri warashobewe, warumiwe, ukeneye izindi mbaraga. Uhagurukire mu mwanya wawe, tugufashe gusenga Imana yiyerekane bundi bushya. Uhagurukire mu mwanya wawe, tugufashe gusenga. Ukeneye imbaraga, kandi waba uri aha utakigira ibihe byo kwihererana n'Imana, kumva warakayutse, kandi ukeneye Imana, ukeneye umwiherero nayo. Uhagurukire imbere y'Imana, tugusabire byihariye, tubwire Imana ngo nikohereze imbaraga, nikohereze gutura mu twemeje. Kandi usenga ibyo usengera giye kuba ushaka n'uko Imana ishaka. Urasenga ngo Imana ibigenze ite, ariko ntibanyuzeho ngo ariko Imana ubundi ibyo ushaka urabishaka, ibi nuko ushaka. Nakije mu gihe Yesu. Waba uri aho ukeneye ko tugufasha gusenga, waba uri aha Imana ibamugisha, Imana ibamugisha, Imana ibashyigikire. Ukeneye umwiherero, ukeneye Imana yakugira neza, yagutabara, yakurengera mu bibazo bitandukanye, mu buzima butandukanye. Imana irakureba, Imana ibamugisha, Imana ibamugisha.
Imana irakureba, Imana izi ibyo ukeneye, Imana ikohereze mu tabaro kukwemera. Reka dusenge Imana. Ariko by'umwihariko niba hari umuntu yumva yaraguye, niba hari umuntu ashaka gukizwa bwa mbere, uwo yatera intambwe akaza hano byamuhera byiza bikamubera umugisha. Waba hari ubwa mbere, waba hari wari waraguye ukumva urashaka kongera kwiyunga n'Imana. Abanga Imana ntibayisenge bazatore kwibuka. Urahari uzamura ikiganza bibaye ari ubwa mbere ukeneye gukizwa bwa mbere, ari ubwa mbere watera intambwe wazamura ikiganza tukakubona. Kadusenga Imana ubwanyu kandi Imana iradukomeza. Mana turagushimiye ku ijambo ryawe, ijambo ryawe rikora imirimo, kandi turagushimiye nawe kuko uri Imana uravuga bikaba amategeko bigakomera. Ubwo wababajwe biravuga ngo ubasha gutabara n'abageragezwa bose. Ubwo wahagaritse umutima, ubwo wumiwe, hari ibiteye ubwoko bwawe, abahungu bawe n'abakobwa bawe, hari bateye kumirwa, hari bateye guhagarika umutima, bahagurukiye imbere yawe, baragukeneye Yesu kugira ngo batabare, kugira ngo barengere. Kandi nawe abasubijwe inyuma n'ibibazo bitandukanye bakajya mu ntege nke, bakajya kure y'Imana, turabasengeye Imana wongere wizuze nabo kugira ngo babone amahoro, bababarire ibicumuro, ibyaha bitandukanye, kandi ubahe kwizera umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Turagushimiye Imana, tanga imbaraga nshya, kandi Mwami Yesu ufashe iteraniro ryose, abantu bose bagukeneye bakuboneye, kandi mu gihe nk'iki wiyerekane ko ari wowe uboneye. Mana turagushimiye, icyubahiro ni kibi cyawe, tugukomeye amashyi tugushimira mu izina ryawe.